Reka nkwifuriza ibihe byiza rero ukomeje gukurikirana Nzuri Business Group, uyu ni wa mwanya w'imari y'umunsi. Tukaba twabagiriye ku gisambu cyiza cyane rwose hano ku muntu ufite gahunda yo kugura isambu ariko ifite ibice bibiri. Reka rero duhere ku muswe w'igice cya mbere. Uburebure bwa ubutambike bwacyo ni 46, uburebure bwacyo ni 146. Aha hantu rero uri kubona hakaba haragenewe imiturire isanzwe ku muntu ushobora kugura rwose, ashobora kwiyubakiramo inzu dusanzwe tumenyereye nk'iza cadastre cyangwa se izindi nzu zijyanye n'igishushanyo mbonera Bugesera hano. Umuntu rero uri bujye muri iki gisambu, muri iyi sambu araca i Bugesera mu mujyi akatire uburyo bwa Banque Populaire. Nkuko ubibona rwose aha hantu ni hanini cyane, ushobora gukoramo ibibanza byinshi bitandukanye uramutse uhaguze. Ni mu mudugudu rero ni mu mudugudu wa Nyamata, ni mu murenge wa Nyamata, mu mudugudu wa Rutobotobo. Ahantu rwose hegereye umuhanda ku muntu ushaka kuhagera nta minota 10 irimo ku muntu uvuye kuri kaburimbo. Ni ahantu rwose hafi y'umuhanda, uramutse haguze nta kibazo wagira. Ku muntu ufite imodoka rwose ntabwo byamufata iminota 10, ariko kandi nawe udafite imodoka ntabwo warenza iminota 20 rwose wigira ku isambu yawe. Nkuko uri kubibona isambu ni nini, isambu ni nini kandi nta gihenze. Ni nkubwira igiciro cyayo uri buze gutangara. Ni isambu nini iherereye hano rwose i Nyamata, nkuko twagiye tubarangira izindi mari nyinshi zitandukanye z'inyamata. Ubu nabwo twabazaniye umuntu ushaka isambu rwose imeze neza hano. Uyu nawe twamuzaniye isambu nini rwose iherereye hano i Bugesera. Iyi ndi kukwereka ni kimwe mu gice kigize iyi sambu kiri hari ruguru y'umuhanda, kuko hepfo naho tufite ikindi kintu turi buhakwereke. Ubwo rero nkuko ubibona ni ahantu hanini ushobora kugura ugakuramo ibibanza byinshi birenze 10. Aha hantu honyine wahaguze wahakuramo ibibanza birenze 10.
Nkuko rero nakomeje kubikubwira, iyi ni isambu ya mbere tukweretse, tukaba tugeze aho irangirira, ikaba itandukanyije rwose n'umuhanda n'indi sambu tugiye kukwereka mu kanya. Aha niho irangirira rero, no kuvuga ngo ni ku bugari bwa 46 ku 146. Urabona ko ari isambu nini ushobora gukoramo byinshi bitandukanye, ariko kandi ugendana n'igishushanyo mbonera nkuko tuhora tubibabwira. Ubwo rero wowe rwose wifitiye amafaranga y'iyi sambu ntago ari menshi, ninyakubwira rero bugutangaze. Ufitiye amafaranga yawe hafi aho ngaho wiyategura, kuko urabona ko rwose aha hantu ni heza, haberanye n'imiturire, ikindi kandi ni hafi y'umuhanda. Ubwo rero nawe wisuganya mu kanya ndaje nkwereke n'isambu ya kabiri, uraza kumbwira uko ubyumva muri comment. Twakomeje rero kubikubwira, urakomeza gukurikirana Nzuri Market hano kuri YouTube channel yayo, aho tukugezaho imari zishyushye rwose. Nakomeje mbikubwira ko iyi sambu ifite ibice bibiri. Iki ni igice cyo hepfo noneho y'umuhanda, aho gifite kuri 50 kuri 385 mu bugari no mu butambike. Ubutambike ni 50, ubugari bwayo ni 380. Aha hantu rero naho ni hanini, ariko kandi hagenewe kubaka amazu ya etage. Ni kuvuga ngo ku muntu wahagura ikintu cyemewe kuhubaka ni amazu ya etage. Iki gisambu rero gifite ibice bibiri, hari aho kubaka amazu ya etage nyine, ariko kandi hari naho guhinga, kuko iyi sambu ni nini cyane. Iramanuka ikagera rwose ku gishanga, turi bugenda tubikwereka. Iramanuka ikagera ku gishanga, twakubwiye ko ari haruguru, akaba na hepfo y'umuhanda. Ubwo rero umuntu uyigura ayigurira rimwe, akabigura byombi rwose ku mafaranga make cyane. Hano rwose i Nyamata urahakura imari ishyushye, imari y'umunsi utasanga ahandi uretse kuri business group. Hano muri Nzuri business group niho hantu honyine ushobora gukura imari nk'izi ngizi. Iyi mari rero nko nabikubwiye, ushobora kubakamo inzu za etage, ariko kandi ukanahingamo. Ntago wakubaka imiturirwa ngo uzicwe n'inzara. Ahantu rero ni heza, nimba ufite amafaranga rwose nta handi hantu wayashora uretse hano. Nkuko nakomeje kubikubwira rero, iyi sambu ni nini cyane. Ubu turi ni rwose ni hagati mu isambu nini. Turacyakomeza tumanuka, turakomeza tukwereke. Ifite uburebure rwose
bukabije kandi ku mafaranga make. Nakomeje kumbikubwira ko ninkubwira amafaranga uri butungurwe rwose. Aha rero turi hagati mu isambu, ahangaha akaba ariho hemerewe kubaka amazu ya etaje, ku muntu wakubaka ama etaje rwose. Ahangaha niho yageza yubaka ama etaje avuye ku muhanda haruguru. Urabona ko hajyamo amazu menshi atandukanye, kandi iyi sambu rwose kuyigura ni byiza kuko yakubyarira umusaruro. Urumva ahantu wakubaka ugahatura, ariko kandi nanone ukahakorera ubucuruzi, nanone kandi ukongera ukahinga. Hepfo rero gato mu yindi sambu tugiye kujyamo niho hemerewe noneho guhinga. Urabona ko iyi sambu ari nini, iragenda ikagera hirya rwose, ahantu hanini cyane ku mafaranga make. Nabikubwiye nti uri butungurwe rwose n'amafaranga aguze iyi sambu. Urabona tuvuye ku muhanda rwose ukamanuka ukagera ahangaha, ni ahantu wakorera ibintu byinshi bitandukanye. Amazu etaje yajyamo hano rwose ni menshi cyane. Ubwo rero nawe uri kureba rwose Nzuri market kano kanya rwose, ntucikwe n'iyi mari ishyushye. Yes, aho rero twari turi kukwerekana mu gice cyagenewe ubuhinzi. Munsi gato yo rwose ahantu twakoretse hagenewe kubaka amazu agerekeranye yandi tuzi ku izina rya etaje. Ubwo rero iyi sambu muramvorera kuyita igisambu nuko ari nini. Nagerageje kubumbisha uburyo ari nini, biranyira nyisi igisambu. Iyi sambu rero ifite hegitari 3 zirenga. Ifite hegitari 3 zirenga. Isambu rwose iri mu Bugesera, ifite ibice 3 bitandukanye, aho umuntu akwiye kubaka amazu aciriritse yandi twita cadastre. Ariyo twakoretse isambu yo haruguru y'umuhanda, nanone isambu yo hepfo y'umuhanda ho umuntu yemerewe kuyubakamo inzu zigeretse, ariko kandi akaba ari n'igice cyo guhingaho kijya cya kindi twakoretse kigera no ku mazi hepfo mu bishanga. Ubwo rero iyi sambu irashaka miliyoni 150 gusa. Ariko izo miliyoni 150 sinzi vuga gutyo uvuga ati niyo mafaranga ya nyuma. Ntago ariyo mafaranga ya nyuma. Ushobora kunegosia ukaba wayijyana ku mafaranga make rwose ari munsi y'imiliyoni 150. Ni sambu nini, ushobora gukuramo ibibanza birenze 90 rwose. Uramutse ushaka kuyikatamo ibibanza, wowe ushaka wenda nko kugurisha, ariko ushobora kuvuga ati ni sambu ntago nahatura, ariko reka ngurishemo ibibanza. Ushobora gukuramo ibibanza birenze 90, ariko kandi ukaba wanabona aho uhinga. Nimba uri wa muntu ukunda guhinga, ukaba wanabona naho uba.
ni isambu rero ya miliyoni 150 zinegociable rwose ushobora kuvuga ati ngiye ndumva natanga miliyoni 149 aha rero nibyo twakubwiraga nta yindi mari nziza nta handi hantu wabona imari nziza nk'ingi uretse kuri Nzuri market rwose muri Nzuri business group niho hantu honyine ushobora kubona imari nkingira ngo ingi ni mari y'umunsi kuri wowe rwose wifuza gutunga ikibanza mu Bugesera wifunga gutura mu Bugesera ku muntu ushaka kujya kuri iki kibanza akiva rwose mu mujyi akatira ku gahanda ka Banque Populaire kuhagera n'iminota 25 ugendesha n'amaguru ku muntu ufite imodoka byo ntago bitwara n'iminota 10 ubwo rero urumva ko ari hafi y'umuhanda n'ahandi rero wakuri ibintu nk'ibi uretse kuri Nzuri business group rwose ubwo ushobora kutubwira muri comment kubitekereza.